yego. oya, ahubwo tugaragaza icyubahiro cy'Imana mu bantu, yego. hanyuma Imana ihabwa icubahiro. Mbega Yesu nawe ibaze aho Yesu yageraho yoza ibirenge Petero. yego. Petero manje yabyanga. Petero avuga ati ibi ntibikunda, wowe umwami wanjye unyoza ibirenge. Kuko rero Yesu yari azi icyo ari gukora, icyo ari kubigisha. Petero yahise amubwira ati ndakwinginze kuko usobanuriye, ahubwo nyoza n'umubiri wose. Yego. Amen. Hanyuma tumenyereye abantu berekana urukundo nk'uko teme yacu bivuga. Ni gute twagaragaza urukundo rwa Kristo mu bihe bidasanzwe by'ibigeragezo? Umuntu ari mu ntambara, ibintu bitameze neza, umukristo mbese aho ngaho aba ari ngombwa akagaragaza urukundo kandi bibe bimworoheye igihe bitameze neza. Ni ngombwa ko umukristo kenshi iyo umuntu ameze neza mu by'ukuri biramworohera. Ko umuntu yaba atunze amafaranga, ameze neza, kuba yafasha umuntu afite uwo mutima biroroshe, sibyo? Jewe narababwiye n'ubundi ndabisubiramo. Gukorera Imana gusobanuye amahoro, nari gusobanuye kunezerwa mu bintu byose dukora bya buri munsi. Urwo urukundo ahubwo se rutagaragaye mu gihe cy'intambara rwagaragara mu gihe kimeze gute? Urukundo rukeneye mu gihe abantu babuze amahoro, mu gihe abantu babuze kwishima, nibwo urukundo rukenewe. Rero iyo twarugaragaza ni ugusaba ya mbaraga duhora tuvuga yo kwihangana. Tugara twihangana, kuko utihanganye ni warutanga, utihanganye ni warekura gutange, utihanganye ni wasapotinga umuntu mu kintu runaka. Bisaba kugira ibyo wigomwa kugira ngo ugire ikindi ukora. Rero kugira ngo tugaragaze uko mu bihe bikomeye, mu bihe by'ibigeragezo, bidusaba imbaraga yo kwihangana. Amen. Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe, mudahwema kudukurikira ndetse no kutwereka ko mudukunda. Natwe niko biri mu by'ukuri, turabakunda kandi urukundo ni ihame cyangwa se ni ikimenyetso cyangwa se niwo murage twasigiwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma rero ndabasuhuje kandi mbahereza ikaze. Twongeye rero guha ikaze muvandimwe udukunda cyane kandi natwe dukunda, tuguha ikaze. Urakoze cyane. Tangire noneho wibwira abantu kabisa. Nitwa Pastor Peter. Yego. Ndi umukozi w'Imana uzemera. Yego. Kandi mu gihe gikwiriye kidakwiriye, shimira Imana ko ibishoboza. Amen. Hanyuma ku Mamanyayo TV ntabwo ndi umushyitsi, ndahasanzwe, ariko kandi hari n'abantu baje none aha ngaha bashya. Baze tubanire mu muryango mugari w'Imamanyayo TV. Murakoze cyane. Muri rwa rukundo rw'abana b'Imana. Amen. Yego yego. Abana b'Imana ngo iyo bahuraga igitabo cyarabumburwaga, ubundi mareka akandika koko. Yego. Byagira imbere Imana ikora urwibutso rwiza. Rero baze tujye tugira ibiganiro, maze umwaka uzashire tugira igihe cyo guhura n'inshuti z'Imamanyayo TV turi gusangira. Amen. Yego. Ariko n'ubu bashobora guhura bikabumburwa. Byabumburwa. Byabumburwa n'ubu ngubu, kandi ni intangiriro ikomeye cyane. Yego yego yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Hanyuma rero wowe dukurikiye, ni ukuri Imana iguhereza umugisha, wakoze kubw'umwanya wawe. Imana iguhereza umugisha. Agataho suje umuntu wese gerageza gutanga igihe cyo kadukurikirana. Ni ukuri. Ukora like, Imana iguha umugisha. Ukora share, Imana iguha umugisha. Ukora subscribe, Imana iguha umugisha. Ndetse nawe ujya wumva udukunze, Imana iguha umugisha. Amen. Kandi wowe wumva ari igitekerezo waduha, kiduhe. Tuganze tubwire ngo ubutaha mwaganira gutya, byagenda gutya. Yego. Ese ibyo dukora ni byiza cyangwa ikindi twahindura bikagenda neza? Yego. Yego. Urakoze cyane. Rero dutangira ikiganiro cyacu, wasenga Imana twibutsa abadukurikiye yuko dufite intego turi gukoreramo, cyangwa se icyo twifuza, cyangwa se icyo tubashishijwe n'umwami Imana. Dufite intego ivuga ngo ni gute twagaragaza urukundo rwa Kristo
mu bantu, kutari ukuvuga gusa cyangwa se ko tubyiga hirya no hino mu nsengero n'amatorero bigiye bitandukanye, cyangwa se nuko turusoma muri Bibiliya. Ni gute urwo rukundo dusoma cyangwa se twakunzwe, ni gute twarugaragaza? Uyu munsi rero dufite intego aho tugiye kuvuga ngo ni gute twagaragaza urukundo rw'Imana mu bihe by'ibigeragezo. Tutarinjiramo aho ngaho, reka dusabe muvandimwe asenga Imana, ubundi tuze gukomeza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ubwo mwanya uduhaye, tugushimiye ko duteguriye kuza aha ngaha ku Mama Nyayo TV kugira ngo tuvuge bijyanye n'ibyo wifuza ko biremwa mu isi. Turagusaba imbabazi ngo tubabarire ibyaha n'ibicumuro, tukureze kino kiganiro ukiyobore, ukibemo amagambo yose tuvuga aguheshe icyubahiro. Turinde kwihimbaza, himbazwa izina ryawe, ushyirwe hejuru, tuducishwa bugufi nawe uhabwe icyubahiro. Turasenze dusengera abayobozi bose ndetse n'abadukurikiranye mu bundi buryo butandukanye, reka ubahe umugisha mwinshi kandi udufashe tuze gusoza turi amahoro mu izina rya Yesu, amen. Nyuma bavandimwe mudukurikiye, ni ukuri nk'uko twe tumaze kubivuga haruguru, turashaka umusingi wanyu, turashaka ko mutwereka ko mudukunda, turashaka ko nimba mubona ibyo tukora, mu byo tuvuga mu by'ukuri ko bikenewe, turakeneye kubibona. Birashoboka ko umuntu yabona ko ibintu ari byiza ariko atari byiza, mutubwire. Hanyuma uyu munsi rero muvandimwe Pastor Peter, wihangane kukwita nta kibazo, njya ndavuga ndikuyeho, ariko wowe ndakuzi, ariko kuba nkuzi ntabwo byantera nta kibazo, kukwitwara imbere ko niboneye. Ayo ni amatitire yo mu isi ajya agira iherezo. Ariho bigeze nkavuge n'ubu nagatangiye, ariho bigeze basuhuza bavuga pastor, ariko ntibashiraho revera. Aravuga ati uri kurivanira ni wari mpasha byongereho. Nabyo ntabwo ari bibi abavandimwe, nabyo ntabwo ari bibi nanone kugira mu isi. Kandi burya Yesu aravuze ngo abashaka kuba bakuru bahinduka abana, ariko abibyubana bamujye murabiba butabi. Ikibaro mu isi biragoye, yego, ikibaro mu isi biragoye, ariko nk'umukristo ujya mu ijuru turi imbata z'abantu. Amen. Turi imbata z'abo dukorera. Ni byiza ko umutima wawe ufite, ntabwo turi abo twe gukuzwa, yego, oya, ahubwo tugaragaza icyubahiro cy'Imana mu bantu, yego, hanyuma Imana ihabwa icyubahiro. Mbega Yesu nawe ibaze aho Yesu yageraho yoza ibirenge Petero, yego, Petero manje yabyanga. Petero avuga ati ibi ntibikunda, wowe umwami wanjye unyoza ibirenge. Kuko rero Yesu yari azi icyo ari gukora, icyo ari kubigisha. Petero yahise amubwira ati ndakwinginze gusobanuriye, ahubwo nyoza n'umubiri wose. Yego, amen. Hanyuma tumenyereye abantu berekana urukundo, nk'uko teme yacu bivuga, ni gute twagaragaza urukundo rwa Kristo mu bihe bidasanzwe by'ibigeragezo. Umuntu ari mu ntambara, ibintu bitameze neza, umukristo mbese aho ngaho aba ari ngombwa akagaragaza urukundo kandi bibe bimworoheye igihe bitameze neza. Ni ngombwa ko umukristo kenshi iyo umuntu ameze neza mu by'ukuri biramworohera. Ko umuntu yaba atunze amafaranga, ameze neza, kuba yafasha umuntu afite uwo mutima biroroshe, sibyo? Jewe narababwiye n'ubundi ndabisubiramo, kuko rero Imana gusobanuye amahoro, nari gusobanuye kunezerwa mu byose dukora bya buri munsi. Urwo urukundo ahubwo se rutagaragaye mu gihe cy'intambara rwagaragara mu gihe kimeze gute? Urukundo rukeneye mu gihe abantu babuze amahoro, mu gihe abantu babuze kwishima, nibwo urukundo rukenewe. Rero mu byo twarugaragaza ni ugusaba ya mbaraga duhora tuvuga yo kwihangana. Tugara twihangana, kuko utihanganye ni warutanga, utihanganye ni warekura gutange, utihanganye ni wasapotinga umuntu mu kintu runaka. Bisaba kugira ibyo wigomwa kugira ngo ugire ikindi ukora. Yego. Rero kugira ngo tugaragaze uko mu bihe bikomeye, mu bihe by'ibigeragezo,
bidusaba imbaraga yo kwihangana. Amen. Yesu yaravuze ngo mukunde abanzi banyu. Yego. Perese biragoye. Kandi umwanzi nta byishimo kuzanira. Umwanzi araguhangayikisha. Umwanzi araguhangayikisha kuraza ijoro. Umwanzi agira nabi umuryango w'abana bawe nawe ubwawe. Noneho Yesu akababwira ngo mwihangane. Ugire neza. Abanzi banyu. Ngo kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Yego. Ngo ariko se nimugira neza abakunda muziturwa iki? Cyakora ingororano zanyu muzazihabwa mu isi. Ngo ariko nimugira neza abanzi banyu ingororano zanyu ziri mu ijuru. Yesu azatugorora ibirenze ibyo twakoze. Yego. Rero mu gihe cyo kugaragaza urukundo bitari byiza nibwo rukenewe ahubwo mu Kristo. Nibwo dukeneye kurutanga, kuruha abandi. Reka mbwira umuntu dukurikiranye ku Mamanyayo TV ngo agerageze ibihe arimo bimukamura cyangwa bituma acika intege akanyeganyega. Nicyo gihe Imana igukeneyemo kuba uw'umumaro. Nicyo gihe Imana igukeneyemo kugira ngo ubibire abandi imbuto, barye bishime, banezerwe, bereke urukundo. Uzi Yesu abange ku musaraba bakimara kumujombera acumu, yaravuze ngo data ubabarire ko batazi icyo bakora. Abamwimye urukundo, abamwimye ubumuntu, abamwimye icyubahiro warakibaha. Abaha icyubahiro, abaha urukundo, abaha imbabazi, yongera kubaka. Kuko ubundi urukundo rugira imbaraga hamwe urugirira umuntu utanarukwiriye. Yego. Umutarukwiriye. Yego. Urukundo mu by'ukuri iyo turimo turuvuga dufashe kurwumva neza imbaraga zarwo. Kuko iyo turivuga mu by'ukuri turi kuvugisha kumva byoroshe. Ariko dufashe mu by'ukuri uyu muntu ufite urukundo yahuye n'akaga, yahuye n'ibigeragezo n'intambara nyinshi. Uyu muntu nimba nta bikorwa by'urukundo ari kugaragaza mu by'ukuri wamurenganya. Ariko se natabigaragaza birabisobanuye ko nta rukundo afite. Jewe ku rwanjye ruhande umuntu atanga icyo afite. Subona niba urukundo Yesu araruguhaye, reka nange urugero ku matungo. Inkoko buriya naho yapfa ifite amagi mu nda, iyo ibibazo uyasangamo. Amen. Inka nubwo yemeze gutakana ikamwa ntiwabura amata n'amacya aza. N'utundi ube ikintu kikurimo si cyo ujya wakwaka. Umuntu afite kuba adafite amaguru ariko akagabura abandi urukundo, agaha abandi urukundo. Hari igihe umuntu ahora n'ibihe bitari byiza nawe ubwo akanyeganyega akabura. Narababwiye ngo hari igihe ufite kuba wabuze ibifatika uha abantu, wabuze ibifatika uhereza abantu. Ariko basi wasanga muri wowe ufite n'amagambo meza wabwira abantu. Rero urukundo muri twe n'abakristo turemanywe narwo, ko yararuhawe kandi Yesu yaruduha atari ko yishimye. Yaruduhe nawe ababaye, cyari igitambo. Erega urukundo ni igitambo cy'abantu kugira ngo bishime. Ni uguha abandi ubuzima, ni uguha abandi amahoro, ni uguha abandi, ni ugukorera umuntu ikintu gikenewe yari akeneye. Ni uguha umuntu ikintu wowe ubwawe watekerezaga ko wenda cyane agushimisha. Ubundi nta nubwo Imana yemera guha umuntu ikintu nawe ubwawe warambiwe. Oya, umuntu ikintu byibura nabwo bigusigaramo. Vuga ati byibura agaciro cyari gigufitiye. Yego. Vuga ati byibura ikintu nkoze. Ubu none aha ngaha hagize umuntu uvuga ngo nguhaye rava 90,000 akira konaki agasigara na moto.
nibwo yatuvuga ati mbega urukundo rubaho, ariko mu isi y'ababaho umuntu aguha ibyo asaguye. Ati ubwo nguze imodoka 3 kano kendaga gusaza nendaga kujugunya no kitwarira. Kandi igitangarirwa byirahira ati namuhaye imodoka kandi yaguha ibisagutse. Muzi ko n'Imana itagikunda umuntu utanga ibisagutse. Rero urukundo ntabwo turutanga mu gihe twishimye, no mu gihe tubabaye tugomba gutanga urukundo kuko ni itegeko. Yesu yaravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze. Yesu yadukunze ataruko yishimye, yadukunze ataruko anezerewe, yadukunze ataruko ari mu bihe byiza, ariko yemera kuduha urukundo. Aravuga ati murwakire urwo muhawe namwe rugira abandi. Aravuga ati mugende amahanga yose mubwize ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwa mbere ni ukwihana ko harebwa ibyaha, ni imbabazi, ni urukundo. Kandi iyo rutakuri mu rukundo ntabwo wavuga ubutumwa bwiza, uvuga ububi rwose. Yego, urakoze cyane Peter kudusobanurira, kandi mu by'ukuri turarwumvishije. Hanyuma ni iki wabwira abantu babona abantu bari mu bihe bitari byiza? Babona ni iyihe message wabwira abantu bazi inshuti zabo, abavandimwe batari mu bihe byiza? Nibabegere. Niba uzi ko hari umuntu uri mu bihe bitari byiza, mwegere, muganirize, mugira inama. Burya umuntu akenera umuntu, ariko iyo umuntu ari mu bihe bibi nibwo aba akeneye inshuti. Naho mu gihe cy'umunezero ntabwo wabura inshuti. Felicien, uramutse ugiye hariya ku kazi ugategura amakesi nk'3 ya fata, ugashyira akaru kuri statiti, hagira ununyaruka ubona akanya azasuhuza usangire fata, ntabwo wana neza uduha, wazibura. Ariko mu gihe waba ubabaye, urwaye, wagize ibibazo, sindi kwifurije, nibwo wabona inshuti nyazo. Mu gihe cyose umuntu ababaye ukaba uzi ko ababaye, na wundi mukoro ufite, niba uri n'umushumba ni ukwegera uwo muntu, niba uri umuvugabutumwa ni ukwegera uwo muntu, niba uri umuririmbyi ni ukwegera uwo muntu, niba mufite n'uwavuye muri korali ni ukumwegera mukamusura, niba mufite umuntu aguye mu itorero ni ukumwegera mukamusura, mukamwereka urukundo kuko nirwo akeneye muri icyo gihe. Niba uzi ko ari umuntu ubabaye, nta kindi akeneye n'urukundo. Akeneye urukundo rwawe, akeneye amagambo yawe meza, akeneye kumusengera, akeneye kuba hafi, akeneye kumuhuza n'umugisha kandi Imana igukoresheje. Gerageza inshuti zabuze zitameze neza, zegere, uzihumurize, zegere uziganirize. Burya Felicien, iyo ubonye umuntu akwegereye ubabaye wishimye, nanjye hari igihe bwiza wanyegera, hari igihe wiza wanganiriza, numva ndyama numva nagaruwe icyizere, ndyama numva ibyendaga gupfa bigiye kuba bizima, Imana igukoresheje. Rero umuntu wese aba akeneye umuntu mu bihe bitari byiza, bihe turi gucamo. Hari igihe niwe ndi ko warankomeje, hari aho twatambukanye, hari n'igihe nenda gukorwa n'isoni nkabona nyine umuntu aba akeneye umuntu, akeneye umuntu umubwira ngo humura ahangaha, aha ndahari, ndi umuvandimwe wawe, witinya. Murakoze, wakoze cyane mu by'ukuri, duhaye ingero kandi zifatika. Hanyuma ni igiki wabwira abantu badukurikiye nk'impamvu? Mbere y'uko twitwa abantu, dushaka Imana iduha ubumuntu. Iyo ufite ubumuntu uha abantu ubuzima, ubaremamo ibyiringiro. Reka mbwire umuntu nkurikiranye nonaha, kiriba isoko y'amazi, ivamo amazi akamara abantu inyota. Reka mbwire umuntu dukurikiranye agerageze aba isoko imara abandi inyota, agira icyo yigomwa ku bwa mugenzi we, byibura yandikishe mu isi. Kandi mbwire umuntu wese unkurikiranye, kurama kose waba ufite, ubukire bwose waba ufite, nta muntu useka ku bwawe, ujye umenya neza ko Imana itari kubyungukiramo. Garagaza yuko abantu wavuye nawe wubakira Imana, ugira ibintu ukorera Imana, ugira ibintu ugira abandi bantu nawe uremamo icyizere. Imana ibahe umugisha. Hanyuma mu by'ukuri abantu kenshi niba ari mu bihe bitari byiza, hari igihe bigoranye no gushima Imana, bitewe n'uko aho ngaho biba byoroheye umwanzi
kudakomeye ko yamukoresha ibyo ashaka. Gira message uhereza abantu bari mu bihe bitari byiza mu mibenere yabo n'Imana. Se birakwiye ko umukristo ashima Imana mu bihe bimukomereye kandi Imana ifite kuntu yabigenza bikagenda neza? Abahanga mu kurwana urugamba bazi neza ko iyo ubonye umwanzi aguteye ukiruka uba umuhaye imbaraga, umuhaye imbaraga zo kukunesha. Imana yishimira ko duhora tuyishima. Yego. Paul yaravuze ngo mubeho byose muhore mushima. Nta gihe na kimwe turi mu isi tutazahura n'intambara. Gerageza, dore imbaraga zituma unesha urugamba no kugira ibyiringiro byahuriye. Ujye wibuka ahantu waciye n'ibyo wagiye unyuramo bikomeye, hanyuma urebe n'ibyo uhagazemo uvuge ngo Mana ushimwe, n'ibyatambutse ntabwo byamitanye, n'ibi ngibi ntabwo bimitana. Horana ubutsinzi ku kanwa kawe, horana ushima Imana, hora uvuga ko Imana ari nziza, ko Satani we ntago ashaka ko ari ijambo ryaturuka mu kanwa kacu dushima. Yobu yewe n'ibigerageza rikagerageza gushima Imana, aravuga ngo Imana ishimwe, ibyo nahawe niyo yabimaye n'ibyisubije arayishima. Rero kabwira umuntu wese, iyo ushimye Imana mu kigeragezo nibwo inezerwa. Cyangwa umwana wanjye mbonye ko ntabwo ankunda kuko anezerewe, ntabwo ankunda ko n'amahebye akeneye, habwa nkunda iminsi yose, ibihe byose. Yego. Urakoze cyane. Wasoza n'isengesho. Kadusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye. Turagushimiye ko banyina twagwa icyubahiro. Tugushimiye ibyo utunyurijemo. Reka ubiherekeze kandi wagura abantu badukurikirana, ubahe umugisha mwinshi, abarwayi bakize, abashonje bahaze, imfubyi uziteho, abapfakazi ubiteho, abari muri gereza ubagire neza, abakoze ibyaha Uwiteka Imana amahoro bahe kwihana basaba imbabazi, ndetse abarengano barenganure mu izina rya Yesu Kristo. Senga umuntu wese udukurikirana ku Mamanyo TV, muhe umugisha wawe, umugwizemo imbaraga n'ibyiringiro bizima, imiryango itabanye neza uyihuze. Mwami Imana, reka utange akazi, ugire neza abarwayi bakize indwara zose barwaye, urwaye mu nda umukize, urwaye umugongo umukize, urwaye amaguru umukize, urwaye umutwe umukize, urwaye amaso umukize, uburane imanza z'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Tanga itsinzi kubera buri muntu wese ukeneye umugire neza, wagura imbago, wagura imishinga, Uwiteka Imana amahoro, tanga ibyangombwa ko bikeneye mu izina rya Yesu Kristo. Ugire neza Uwiteka Imana amahoro, imiryango itandukanye impera z'isi, u Rwanda rwacu mu izina rya Yesu Kristo. Ugire neza abakwiringiye kandi abatarakumenya he kukumenya bahabwa icuro cyane. Urakoze Uwiteka Imana, tugushimira umwanya utambutse, tugushimira ibyo ukoze. Reka Mwami Imana uherekeze amagambo tunyujemo mu izina rya Yesu. Amen.